Ndi papa sava. Sheri. Ahandi se mumeze mute? Turaho turakomera. Muraho neza. Umeze mute? Bite. Namahoro cyane. Ariko se niko Manu. Aba bantu bicaye gutyo gusa habuze cyanga. Tumaze n'akanya rero. Ako abantu barwaye. Ni service z'abantu nyine Ariko undi ntibyajyaga biba. Nishimye ariko. Eh. Nishimye rwose. nanjye nishimiye kubasura. Bakaremera se bameze bate? Baraho barakomeye bameze neza rwose. Wa mukecuru wabo yakize. Nawe ameze neza. Imana ishimwe. Ubushize nabonye umva umubiri waramuzaje. Oya amaze iminsi afite ibibazo by'umugongo. Erega buriya n'izabukuru ziba zirimo. Iyo umuntu yagiye asaza buriya ntabwo yabura indwara mu mubiri. Nagiye kumva numva abantu bari kuvuga ngo n'abantu bakuru bajya bakora siporo. Rega ni Siporo burya ari umuti. Ubona umukecuru rero yirukanka. Oya ntago yirukanka nk'umwana ariko agiye kwimbaraga se. Manu biteze. Raho. Suzamukomere cyane. Mwabonye ko twiyaranje ariko mu gihe ari kuvugurura hariya. Ntago twafunga business zabazi. Ese ko muhorana nuza plan B. Ikibazo dufite cyangwa ni ikintu cyitwa imvura gusa. Kubera ko uruzi inyota byaranje neza. Iyi imvura ije ariko Kwambwa n'ubundi hari icyondo. Ariko urageze kuma n'iminota ingahe. Oya nta kibazo. Ntago twakwajyana abantu mu marangi. Ariko special yo iracyari yayindi. Izi ngaro ziracyari za zindi urumva igitego kiracyahari ibintu byose biracyahari. Atongeze nta gihari. Ndibutse mwe mwakoresheje ngo komande se twayitanze. Manu rero rwose nawe ndabaha ikisi. Ndashaka fanta ya yindi y'indimu iva ni citro. Fanta indimu se niyo. Banza babikura mu ndimu. Mbona bisabune. Ngo ni citro nyine. Nabona ko kuno zangagira ngo wenda ni nk'inoze nk'ikintu cy'igipirimus. Manu. Ndashaka fanta. Hari primus ku bantu bageze mu myaka y'ubusaza nkamwe iba ari sawa cyane. Ntabwo bagutumye Twakire shadro baradukereje. Kijyambere ni bya bindi. Niko. Bo nje rero ushakire ka wine. Gahoda. Uvuye kuri mitsingi se. Wine. Jewe urabizi ni fanta nyine. None se ni icupa ryose nakarahure. Oya ikibazo sinibaza ni icupa ryose ariko ugenda usana muturahure nta kibazo. Muturahure nta kibazo. Okay. Mwebwe ni namwe ni citro. Icupa rye ntari. Twese nge nawe birasa. We nawe birasa. Okay. Kandi utebuke. Oya nako kanya ni ngaho nahageze. Ariko uko mana atajya ahinduka. Reka none arambwiye ngo ni insaza umuntu nyine kariya umumama arasaza byagarakekura niko kabaye. Nari ndimo kukubwira ngo abakecuru abantu bakuze iyo bakora siporo ntagakora siporo nk'umuntu. Ukabona umukecuru n'ingutiya. Oya. Yagenda gakeya uko imbaraga ze zingana. Ubundi akora siporo n'ingutiya. Umva sheri uzi ukuntu babyita birabyita gukataza. Eh. Ukora siporo ugenda n'amaguru wihuta. No gukataza. Maze hajya habaho n'amarushanwa y'abasaza n'abakecuru. Bakarushanwa mu gukataza. Ubu bwo wibutse isuku sha. Mwihangane. Iwanyu nta bakobwa babagayo. Abakobwa. Andi bakobwa nabo turabahungu. Abandi bakobwa bakubura iki gihe. Abandi bakobwa bakubura iki gihe. Ese ndi umukobwa ibyo nibyo bakobwa. Ariko ubu byarahindutse. Utaza no kumbwira ngo wenda ngo ibikazana ibintu by'uruhero ubutagiye by'abakobwa. Sha ibyo bireke Manu. Oya tuzanye ikintu cyo kunywa abantu. Twagize imyanya twamaze aha. Ni telefone wirafashe se. Ariko disi ni sawa. Ndabishimiye cyane. Oya nibyo natwe oya reka kose Manu. Amaza. Nta rufunguzo se ubonye? Arwazanye ariko hano. Singagiye kubaza n'imfunguzo. Ariko se sha. Tangiye kugira amazina y'umuto. Ndetse mbanze ni hanagura ndabona ko kunaniye. So amacupa yawe urabona satifo. Amacupa asa neza ariko. Yego ko. Akavumbi ariko siri zuba ntabwo uri kuri bo. Aho hanagura niyo. Manu nyarukiriza sha. Harya wewe wari wantumye? Mereza ka wine.
bihanaguye nawe ndabona ubaye nka Mahmudi wawe ariko aha hantu ni heza rwose bose twanabarenganya nuko bahinduye naho barashoboye rwose ahandi bakorera ukuntu ari heza iyo tukujyanayo ho ni heza cyane niyo mpamvu heza cyane ni heza cyane uri kuvugurura ahandi ho noneho rwose ubu hazaba noneho hari wagira ngo niko maza dore icupa niwe uritangije rifungurisha niwe uritangije harya karahure abaranga akarahure se nta kiri yayandi ndibutse kumenye ntabwo turi guhenda kari kuri 3500 akangaka nta kibazo baba se manu ubwo ubundi wowe byari ngombwa ko yibishyira kuri fagitire yarambashije munange ese nuko kaba kangana yawe ongera gahunda iri hano ndabona ako kari agace sha ngada uragira ngo icupa se rizabe bakarahure kamwe uragiye umbwira nze nongere nkumeneremo ntago wayisigaza ariko ubundi mwari muri turahuri karibu iyo ryishyuye ryose kongera gutya ndavuga ngo ndabakumbuye nuko ni ukuri wagize neza pe Oya, ni- yarashimishije rega nicyo ababyeyi babereyeho no gusura abana oya telefone byaroroshye kuri kino gihe kera se ko wafataga ibaruwa kugira ngo izakugereho bikaba ari ikindi kibazo cyangwa ikanaherera mu nzira cyangwa no mu iposita ntumenye ibyo ari byo no gusoma ari ikibazo ujya no gusomesha ukajya gusomesha bari babayeho nabi oya ariko nabwo byari neza kubera byari mu gihe cyabo ariko karakemutse no gukora ku rusinga ariko ibaze umuntu yafashe umwanya wo kujya kwandikisha bakabyohereza nawe bikugereho ntuzi birimo ukajya gusomesha urumva se atari ahubwo ikibazo wa muntu uvanye rwa rupapuro kuri paruwasi yabahashe akayijya kubitanye n'imvura sasa neza bikaba birarangiye rugato yajya gusoma ugasanga neza ikaramu umuti w'ikaramu wahuye warivanze n'amahero ube wamenye inyuguti nuko nyine ugasanga ntabwo byabaga byoroshye atungiwe ntatinze cyane aho ndahanyera yacyari sawa rwose ariko natwe nubwo twari tukiragenda ntabwo tuhatinze rega buriya igitigu buriya kucyotsa bisaba kucyitondesha kuko ni inyama iba ifite ibiro byinshi kandi nini oya nibyo bisaba kugira ngo uyotse ku muriro mukeya witonze nanjye nubwo ndi mu kazi wapi nta kigenda bariya hatungi shahi maza ubwo ndi mu kazi wanjye nta kigenda bariya hatungi wokeje rwose hatungi nkundi wokeje ubu ndakubwira nubwo ndi mu kazi wanjye nta kigenda bimeze bite urarwaye nta n'ibirenze nta no kubabeshya mu minsi yashize umugabo yaje iwanjye dukennye tumwaka amafaranga noneho tumukubita ingwate yo munsi yo mu rugo ingwate tuyimukubise ariko twandika ko iyo ngwate igihe nikigera turabona amafaranga agomba kwegukana tubonye igihe kigiye kugera mbwira didanseni rero reka tujye muri keya tuguze amafaranga keya dukubise amafaranga tuyagejeje mu rugo turayabitse hari ejo bundi tugiye mu kibiko didanseni ati amafaranga ko agiye gushyira mu yamaziki nize nyamaziki ngewe nigeze nkoramo dutangira gusiga kandi ntawe nakozeho n'izina ry'Imana hatungiwe yanga reka tubanze tugire icyo dufata nta muntu wakoze ejo nibwo nari ndyamye ngiye kubona urongera tuganirize nibyo nakubwiraga ejo ubwo ndyamye ngiye kubona mbona imbeba izamukanye inoti ya 500 turashize naho imbeba yagiye yatunda iyakoresha hatungi rwose hatungi hakundi hoya aka ni agakire kanjye kareke yewe aka ngaka rwose iyi ni kire yanjye anavugishijwe rero ndi kuvuga twa tundi bagira kudaha undi mwana so yose ubwo rero nk'abantu mwe hari ukuntu abasore b'iki gihe birarira umusore utiraririye ngo harya nta ngori nk'umwe kwa musore nyine yose nuko rero ubwo wa musore ukuntu byagenze ngo hakurya uriya kwamuzindutse agire gutya
aterete mara gutereta yaragende jugujugu aragenda agira kuntu uza ku gasozi keza hari inzu nziza koko ureba kwa Muzindutse ko ari hakurya y'iwacu neza ahagenda bayamweretse inzu y'akataraboneka ati ati ntituzabanamo ikindi kandi murya no kudutoki ku gitoki nabyo nta kibazo murya no ku gitoki nuko ubwo aragenda se bwamubwiye ati rwose bugize gute tuzabana harabura kushyiramo amashwagara haraburamo ibyangombwa turabyumva nuko ibyo yarangiye se umukobwa amuteye inda umukobwa agahita avuga ati nanjye ndaza nze kuryama muri iyo nzu yageramo agiye kuhafungura sinzi ukuntu yabibye ifunguzo abaturanyi baho ngaho bati reka wowe iyo nzu ntabwo ari iya Christophe uyibaye moto yandabyo abamutekeye umutwe gutyo maze kumutekera umutwe rero ariko rero inyamiro ryoshye nk'uko murya n'agatoki nta kibazo kararyoshye nta kibazo by'agatoki nuko hajyaho gutya rero hikubitaho umugabo aba yagiye ashaka kuba umupasiteri burya rero iyo umuntu ari kurya akanyama karyoshye nka gutya aba yanezerewe avuga uko iriya gatoki mwana we karyoshye kubi nako nk'uko ubuzima bwose bisaba kugira ubwo byagenze gute ntabwo nabima ariko aka kagasingisa ati mwana karine nahaye ngo musangire aho wa mugabo wa musore nyine wabashaka kuba pasiteri ndamuzi yagiye akoze gute afashe iyo hene arayijyana noneho ego kwasanga n'ahantu hari imbeba se agasura nk'urugo rw'abantu yasanga hari imbeba akajya gutwara ipusi y'ahandi nahura n'umuntu ati rero gahunda uko zimeze mwebwe wowe ziriya mbeba ziri iwawe mu rugo waretse nkaguha ipusi ukayimuha ariko ibi byose mbiguhereye kugira ngo imbeba zawe zipfe ariko nawe ujye uvuga ko ndi umupasiteri w'umugiraneza sibyo kandi yiga umve nk'urasa n'ukuntu yaje gutaha kurangira muri y'agatoki rwose za gatoki kari aha ngaha nako gateye amabengeza icyo kinyama nacyo kiraryoha mikire yanjye noneho bikaba birangije gutya ubwo wa musore akaba aragiye akagera ku wundi muntu ati ko nawe ufite urukuntuza yagiye gutwara urundi rukwavu mu baturanyi akararufashe akamujyana mu buryo akabaho ubwo byawe kugira ngo bigende gute ndababwira uko byaje kurangira noneho wa muntu yahene yazaga kugira gute yahene yamwakaga yaje gutwara ihene no kugafanta fanta ndazinywa nyuma ntacyo fanta burya ni imitobe birahagisha nuko burya n'agatoki nta kibazo nta kanyama se ubwo noneho byarakangiwe gutyo wa musore rero mwumva wa musore yahene yayishyiriye umuntu amaze kuyiha umuntu barayimufatana ariko bayimufatanye bigenze bite disi ubwo yagira ngo yirarire ku mukobwa urumva ngo yirarire ku mukobwa ngo azabone ko ari umuntu w'umugira neza nyine ari umusore mwiza uzi gukora neza akayitsi muvuga neza byose urumva
arya agatoki nta kibazo rega mwana we irya agatoki nta kibazo nuko we ku gatunguru nuko baramufata iyi ngiyi ikurikiyeho aya mwana we yawe iyi ngiyi nakubwiye ko ari kiri yanjye umva ahubwo ngo byaje kurangira bigenze ngo afashwe wa mukobwa aramubura amaze kumubura ya hene nayo kucyokeza aho ngaho abokeje bose na shefu w'akabari bose barabajyana mwumva ahantu babajyaniye kwinizera ubwo wa musore rero birangira ari umukobwa urumva ari wa mukobwa ari na za hene ari na za ki byose na za nkwavu byose abibuze nawe akurikire ba bandi nabo bagiye ari abafatanyacyaha wa mukobwa nawe yihita yishakira undi musore nuko ibyo kwa Muzindutsi byagenze ubwo rero bitoryoya Muzindutsi nyine n'utu tunyanya natwo ni sawa rero ni ukuvuga ngo uyu ufashe iyo ushaka kurya ufite apeti ubundi uryana n'imboga kugira ngo bigende neza urumva ariko se ni akagwara aya rero inyama ku bana bato ntabwo ari nziza inyama ku bana bato si nziza ku bantu bakuru nizo nziza hari igihe tuba tutaraziriye tukiri abana erega mbabarira cyane ntashaho we ese wabanje ukarya n'izo ufite mu ntoki ahubwo wa mwana ari hehe mumwita Manudi harya Manudi Manudi yego kiriya endaye ariko ntumuhagarare hejuru rero urumva ariko uyu munsi ubanza imvura yaguye mukaba wenda mwakarabye mu nzira aho mwanyagiriwe ntabwo bikureba urumva gahunda ihari rero ramaza kuri gucira inkonda se umva Manudi aho usanga ngarukiye niho uri ugire gute ushyira muri ntuza muri tekawe akayemwe bamwagiye bagatocuza ukuntu ari keza n'urunyanya noneho we umva nakira nukuri nuko bitabegereye bashyirehe tereka hasi nta kibazo nuko bitabegereye ngo aho agereza mupfunyikire nyine ariko reka konyora ahangaha mwumva nakubwiye di hawe uzi ko wagira ngo uri bwishyure no fagitire hano igihe wahereye uri nyirabukwe se hakose wowe nakubwiye ko yari kiri yanjye ngo ni kira yawe mbese niwe uri bwishyure akazi nanyambe mfite urabona igihe ahereye wa mukecuru ngo ngo ajye no gupfunyika bitware nanu wumvise icyo gukora none se ubwe nacyumva gute ibintu by'abakwe n'abakazana numva nabyivangamo umva nkubwire umva umva ngwire sheri ufite inyama aba ari wowe ntabwo byashoboka urabona igihe yahereye ngira ngo urama agashwi tuk'inyama njyewe njyewe amazanu kama agashwi tuk'inyama njyewe amazanu kama agashwi tuk'inyama wowe kugira inda nini neza oya cyakoze umwana wanjye mwana waragowe nakubwiye ngo umva nkubwire ifagitire ntabwo ari wowe yishyura urabona ngo anapfunyike anapfunyike inyama kumbe burya abagabo nk'aba sibyo hari bagira mwene aha hantu hameze gutya umwana yarazonzwe umva nkubwire hari ibintu biri muri bijya mu mutiki oya ave nakubahuka pe oya ndimo gushyira mu kwaha oya mukecuru oya nakubahuka n'ubwo uri mabukwe njye kukabogora ntabwo se urabiyobewe ishara bino bintu ndabyikemura ku buryo kurya yarya inyama yose njye nurumbuye amaso ishara bino bintu ndabyikemurira mukecuru turabipfa nyamara mwana wagira icyo ubikoraho turabipfa Manudi ntibimenetse umva nkubwize ukuri rero urabizi ko ibingibi bitambaho ngo binambeho iwanjye urya inda yo niyo ukuze nakubuye umukecuru oya ntabwo byakunda ugira inda pe iyi nda ubona ibijya ajyamo washyize hasi
reka nkugire inama mwana kuki utamusobanuriye ngo umubwire ku nyama ese reka nkubaze reba reka nkubaze mukecuru ubundi ba mukase w'abantu ko kuva na kera babaye ari babi no kugira kuri iyi saa bakaba bakiri babi aho reba ni ryari iyo nda wayimeze igihe wayimere n'ubwo ntabwo irashira kugeza aho abantu barimo kurya warangiza ugapfunyika ibiryo ngo ugiye kubicyura ubu wowe wabuze amafaranga yo kwigurira inyama ku buryo ushaka kujya kuziteka iwawe hano hasoni hano igihe yahereye inyama yanjye ko bayitwaye wayizanye wowe fagitire yawe uri buze hasoni rega araryongora aravuga ubukuru utamenya ubwa mukecuru nakubaka rwose uri umubyeyi ibintu byinshi njyewe ndi mukuru ibi bintu nabibonye reba igihe wahereye nanjye nkatanga urwo rukundo rwo kuza kudusura nkatanga urukundo rwo kuvuga ngo urampamagaye uje kudusura reba igihe wahereye ngaho imigati yose wayiciriye mu nda inyama zose urafashe urazikubiye iyi fagitire uri buse kuyishyura wowe wabuze amafaranga yo kwigurira ibyo kurya wanyishe nabi kuva mu bwana bwanjye nkurira mu miruho yawe ndinda nshaka none urankurikirane no mu rugo rwanjye uje kunsebye wowe nsenyera urugo umugabo wanjye ko ntigize nahukana ngiye ngo nzi iwanyu nzi iwawe kuza kukubwira ibibazo by'umugabo wanjye hasoni nkaba ntaraje kumukuregera uratinyuka wowe ubwirwa n'iki nda mbi y'umugabo wanjye ubwirwa n'iki ko yanyicishije inzara hasoni dore mbese harya ngo ni mukaso byanze pe ni inyama nta kibazo ni inyama papa sava kuri umuntu w'umugabo ko umuntu agira atya agasengera akagura agatanga komande wigeze aho ubona umuntu ushaka kurya inka nka nyirayo soni nari nyikumbuye ababyeyi dufite muri iki gihe mwokagira nyagasani mwe mwese umukecuru ni ukuri kuzirya se ni ukuri kuzirya harya ngo ni mukaso niwe yinyambuye mama sava ntangire mvugishwe papa sava uyu mukecuru rero amvunnye akaboko ariko mu by'ukuri nari nzi yuko yanahindutse byibura n'aho amariye kugera no mu myaka ingana gutya erega reba hagirira isoni nkeya nta n'ibimwaro bimwicara ryarashishikaye nta n'ikintu na kimwe ubona binamubwiye nta n'isoni na nkeya ararya ashishikaye yagizemo umwete mwese ashaka kuzirya wenyine zose uyu mukecuru ureba ibye kuva ndi mutoya namenye ubwenge anyica nabi nta keza ke na kamwe nzi ngira gutya ndashaka imana ingiriye neza ndavuga ni ndamukize aranga no mu rugo rwanjye arankurikirana yari yaransabye inshuro nyinshi kuzaza kunsura narabyanze urumva anyura no muri musaza wanjye deni ndabyanga ndavuga ni sinkeneye ko aza mu rugo deni niwe waje kumugira kumuyobora iwanjye ngiye kubona mbona araje arasura ndavuga n'ibyo ari byo byose umuntu yarahindutse ni urukundo rw'ababyeyi wenda rumuzanye amarorerwa yakoreye iwanjye umugabo wanjye arayazi ipaki y'umugati yose yayiriye arayimara turaceceka turihana ibyo ntibirangije ati nge hari ahantu bambwiye ngo habe inyama nziza nimumfashe mu njyane mungurire inyama nguyu umugabo wanjye aramuzana ni uku nguko twisanze tuza kumugurira inyama ariko wa mubyeyi ureba inyama zose bateguye yaduhaye umushito umwe ngo tuwusangire kandi nawe yawuduhaye yarangije kuwuryaho urumva nkubwire arariye arahaze arangije ngo nibamupfunyikire ngo nizi ngo bamupfunyikirera ibyo urumva ari ibintu koko njye ku kabuga ntibyakunda pe rwose wihangane uri mabukwe ariko bigeze ku nyama none ikintu kimbabaje ntabwo kizi Byihorere. ngo baramubwiye ngo umugabo wanjye agira inda nini ngo uwabona abagabo ngo bafite inda zingana gutya Aramahira se? njye sindahukana na rimwe ngo nze kukubwira ibibazo nahuye nabyo sinigeze nza kukuregera ngo nkubwire ngo umugabo wanjye dufite kino kibazo ubundi wabwiwe n'iki ko umugabo wanjye anyicisha inzara bikurebaho iki by'urugo rwanjye harya ngo afite umudigi mukadada wintuka mukecuru wintuka ntakubahuka wa mukecuru we Nyamba rero ndi mukuri ibi bintu mba mbibona si n'ubumukaso n'ibiki byose ubu ni ubugome waba uri mu bantu
ubundi iyo ngeso nyine niba batarayikuregeye umwana akaba abanyena ubu se hari utagira ingeso, hari utayigira mu bantu bose, hari utagira ingeso. niba atarakuregeye iyo ngeso uza kuyivugira aha ngaha ku meza ari wowe ufite ubwo busambo bungana gutyo, urashaka kubasenyera. urwo rubozo wamwishe kera ntabwo ruhagije umusanze no mu rugo iwe. Nimukanabeshyire ngo ba mukase w'abantu, hari ba mukase w'abantu b'imfura babaho, akakurera akagukuza rwose. Ibyo bintu bijye binatandukana, mujye mureka ubuyuku. Ni ibintu byo kuza umuntu w'umukecuru ugana nkawe hazana ubuyuku. Ntiwanabahamagara si ibyo bintu mukabiganira ahantu atari mu kabari, inyuma yanyu hicaye abantu muri salo abahari bari kubumva iki byose murwanira inyama. Ese ubundi uri n'umushyitsira ukaba unazikeneye bazigupfunyikira. nazijyana hanze bagupfunyikira. n'ibyo bitoki nabijyana. umva Nyaruda bose n'intuza agenda hage shyiraho genda uhage gahaguruka genda baragusanga mu rugo. Reka mbanze mvuge kino kintu atari yagiye. Guhera uyu munsi n'ikindi gihe ntuzongere kungarukira mu rugo. Tugenda uzinga ibyawe nkwerekeza utahe. Genda rwose ntuzongere no kuntekereza no mu ntekerezo zawe. umva nanjye nkubwire papa Sava, yahereye kare amerwa aranyica mfira muri Nyagasani, ariko sheri mu muryango wawe mwene abangaba ntabwo mbashaka iwanjye. Mukecuru genda izo ngizo uzegereza ahantu hari amakombinezo n'amasutiye. ngende nyura aha ngaha ibikapu byenda bigusangisha inyuma y'urugo. nta kibazo. Papa Sava.